Enzi kugiye kumbwira umunsi mukuru. Uwuhe? Kwita izina mambo yoyo pole pole ndiyo mwetu. Yes. None se ni ukwita izina iki? Ni abagabo bagenzi bacu. Abahese? Ndabaza. Ni ukuvuga wanakwemera ko akurongora. Andongora? Ari umukobwa se? Umukobwa se yandongora gute nagushije? Abo ni nyuma murongo. Izina rimwe. Yakwitwa George. George urumva ko ingagi yakwitwa George. George narindi. Narindi ni. Iramutse ari ingore. Ingore se. Twaita mugani Kayitesi. Kayitesi. Salama. Salam. Vipi? Safi. Umeze neza? Nuko upo. Popo. Pole. Ibintu ntabwo byoroshye. Okay, twongeye tubaye ikaze mu kiganiro inseko yabeza nkuko maze kumenyera aba ni abahungu banyu Zubi Comedy. Ndiye no kwibabwira nkuko maze kunya ni Freddy. Nanjye nitwa Kefari Ndetse Jelu 250 na Jelu 250 cyangwa se Toussaint. Ariko uyu munsi twazanye kandi gace ka inseko travel ashaka kujya tujya ahantu runaka tukabaza abantu bose babayeho bate batekereza bate bakatubwira uko muri rusange ibintu byabo bigiye bimeze. Twifuje guhera igikondo twarabo twasuye turabaganiriza kubijyanye n'umunsi wo kwita izina ingagi ni ibintu byiza twatumenye se barabizi atatari yo kuvuga ngo nta bayobozi babizi gusa se nabo hari ikintu babiziyo. Impamvu uyu munsi twarabo twasuye muraje muri kuno mukanya byo badusubije hari ababizi aratabisobanukiwe neza muri make hari abo twasanze hari ikintu dukeneye ko babimenya cyane. Nyeka ko nawe niwe wagusekeje byatanye. Hari umusaza wambwiye ngo ari kunywa umuneza mubaza impamvu y'umuneza arambwira ngo umuneza ngo nuko ngo atuma nezerwa nyine kandi yarambwira ko ari byiza mubajije kwita izina umwana w'ingagi ambwira ko amwise Mahoro ninatse twagiye kumwita iyo nzoga yo kumuneza kuko ngeka ko ari byo byari kumuzamo vuba ariko asanze ko ntiyari yasinze yambwiye ko ari agacupa kamwe umuneza nyine umutera amahoro. Yangoye urumva nyine n'ibintu bijyanye n'umusaza uve baraza kubukurikira baza kubona byo yatubwiye. Wanyishe wambwiye ko ngari David ngafitiye akamaro ingagi. Dusa ngo na David mwate tukajya kubareba kuko none yambuza aba David man. Bite boss. Sawa. Meze neza. Hano tugusanze dusanze wiyicariye ese warangije gukora akazi cyangwa uraruhutse nk'abandi bose? Uyu munsi akazi kabuze. Akazi kaba kabuze gute? Urebye n'abakire nta kazi batanga muri iyi minsi ibiceri byarabuze. Ibiceri byarabuze. Byaburiye ese urebye muri rusange? Urebye muri rusange ibiceri byaburiye mu bakire nibo babyibikiye. Ikibazo nuko batabisohora. Ugira ngo babisore gute? Ubundi ushoboye iki se ku buryo baramutse banagoye akazi wavuga ngo ushoboye iki n'iki? Gihe akazi kose naribe ndabasha boss. Usanzwe ukora iki se? Yaba umuzigo ndawikorera naribe. Ubungu wakikorera umuzigo ungana gute? W'ibiro 50 nabura nawe utwara. Ibiro 50 byose by'amapamba by'akahonga by'amabuye n'ibyiki? Bantu urebye by'amabuye. Korumbu kaze se. None ubungu wabuze imizigo uwikorera. Bantu umunsi akazi kabuze. Nukuba nta bantu bigeze bahawe no munsi se cyangwa basigaye babigendesha ahandi hantu nko mu mamodoka? Urebye ni mu mamodoka urebye asanga nababa boss baburiwe nta kazi batanga nyone nago bahashye ngo tubatwaze. Okay, muri iki cyumweru rero turi muri iki cyumweru cyo kwita izina sibyo se? Mu cyumweru cyo kwita izina rero usanga hari ibikorwa biteganyije nk'ejo bazita izina. Ese we ujya ukurikirana ibikorwa byo kwita izina? Bitewe gutyo njeno nago mbikurikirana nago najyaho ngo nkubeshye. Kubera iki se? Kubera nawe se nakwita izina gute kandi natabyitayeho. None se nk'ubu ugira amahirwe yo kwita nk'izina ingagi wumva ari nk'irihe izina wakita ingagi wumva byaba riribereye? Cyambere ryose ni izina. Byaterwa niyo ariyo nyireba nibwo nayita izina. Ko nabonye se ingagi zose ziba zisa hari ingagi birenze niyo nareba rero kabari. Irenze gute? Ziba zitandukanye n'ubundi?
ziba zitandukanye ntabwo ziba zingana. None kwita izina ingagi se wowe ubona muri rusange ubona bimariye icyo u Rwanda cyangwa no ku giti cyawe? Urebye kwita izina ni ishema ry'ingagi nyine. Ni ishema ry'ingagi, wowe ntacyo bikubariye? Kuri njyewe shawapi. Tuvuge haje abazungu ejo, hari umutoza bita Van Gaal, ujya ukurikirana iby'imikino. Van Gaal watoje za Man U, FC Barcelona, nawe azaba ahari, kandi mu kuba azaba ahari hari n'abandi bazaza, urumva n'abahanzi, urumva hari amafaranga azinjira kubera izo ngagi, urumva nta kamaro zikumariye? Akamaro karahari, ariko aya mafaranga ntabwo nyabona, niyo mpamvu mvuga ati nta kamaro bimariye. None se wumva ayo mafaranga ajya he? Amafaranga ajya muri leta, ntabwo ajya mu baturage. Kandi wumva hari imirimo iba yaraje yo guteza urubyiruko imbere. Ikibazo twebwe ntabwo batugeraho ngo baduteze imbere, niyo mpamvu. Ko hari amatangazo aba hari bavuga ngo twihangire imirimo, ugasanga hari nk'ikigo nka BDF gitanga imirimo, kuki mutagana ibyo bigo ngo bibaha amafaranga asigaye mukore? Harabura iki? Ikibazo se baguha amafaranga kubona ntabwo watuberetse uzatanga mu gihe yahombye? Oya, BDF ubusanzwe ni ikubera ingwate. Sinzi ikibazo, urumva ko ari ikibazo cyo kutamenya amakuru. Ubwo butanzajya kuhareba, ntabwo nari mazi. Sawa, urakoze cyane, ariko ugomba no kwitabira kwita izina ingagi. Haba hari abahanzi ntabwo baba baje kuririmbira ingagi, ni mwebwe? Ntaribi, tuzaza. Izina rimwe yakwitwa George. George, urumva ko ingagi yakwitwa George? George nta rindi ni iramutse ari ingore se twahita mugani Kayitesi. Akenshi ariko usanga banita n'ibyana byazo. Nk'ingagi y'umwana yitwa Sipiriyani, urumva byavamo? Cyangwa George, urumva wahita nk'akahe kazina keza? Kuko uba usanga bazita Agasaro, Akeza, utuzina twiza nyine tw'ingagi tubereye ingagi. Akarabyo. Sawa, urakoze. Gatonya Akarabyo. Bite boss? Salamu. Amakuru neza. Umeze neza? Ngusanze mu kazi, ndabona umeze neza, uri gukorera abantu akazi. Ese uba watangiye nka ryari uriya? Ngiye ntangiye mu gitondo saa 2. Saa 2 za mu gitondo. Urabona bigenda? Ni buhoro. Ahangaha rero tuje ku nsanganyamatsiko yo kwita izina ingagi. Ese wowe kwita izina ingagi wumva ari nk'iki? Kwita izina ingagi ngenda byumva ingagi nyine zifite igihugu akamaro, ubwo nyine ziba zinjiza amadovize. Iyo waje kubyita ingagi amafaranga araboneka. Amafaranga iyo abonetse se nawe akugeraho? Agomba kutugeraho. Niyo mpamvu uri hano uri no gukora? Niyo mpamvu ndaha. Hari abandi bavuga ko amafaranga atabageraho, nicyo wababwira, wabatangariza? Icyo nabatangariza nuko bagomba gukora akazi kugira ngo amafaranga bagereho yaba yatutsemo hariya. Kenshi na kenshi abaje abanyamahanga benshi baba baje gusura igihugu n'izo ngagi baje kuzireba. Ese izo ngagi wigeze uzirebaho byibura nka rimwe? Noya, ngiye nzireba muri televiziyo gusa kuko nta bushobozi nabona bwo kujya hejuru. Nk'umuturage se waba wifuza kuzajya kuzireba nk'umunsi umwe? Mfite ubushobozi najya kuzireba. Nk'abantu babishinzwe nka RDB, niki wabasaba kugira ngo namwe muba mwifuza kureba ingagi? Ni ukutworohereza ubushobozi tukabasha kugeraho gusa nta kindi. None musanze mu kazi, musanze uri gukora inkweto, ese nk'urwo rukweto urukorera nk'angahe? Urukweto turukora bitewe n'umukiriya uko mwumvikanye, buriya abakiriya baba batandukanye, ubushobozi abafite niko ubasha kumukorera. Ku buryo ari n'igihe rwagera no ku gihumbi? Ushobora no kumukorera ku buntu kugira ngo ejo nabwo azaza n'izindi. Ubwo waba wunguka ikizi? Kunguka umukiriya nibyo bya mbere. Aho kugira ngo uhombe amafaranga, nk'uko amafaranga wakunguka umukiriya agakurangira n'abandi.
we numvise uri umuntu usobanutse. ni gake gake Ni gake gake oya ibintu njyewe none ndagira ngo mwibarize utubazo tunasoza kugira ngo abantu bakomeze baryoherwe na One Nation. Ni radio and TV y'aba diaspora. Ese aba diaspora urabazi? Aba diaspora numva ngo n'abanyamahanga baba hanze, abanyarwanda baba hanze. N'abanyarwanda baba hanze. Ese wakwemera gukundana n'umukobwa wo mu diaspora? Ahubwo nabanyiza amahirwe. Wenda nshobora no kubara shobora kuba nanakora n'inkweto inkweto ziri mu rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga wanakwemera ko akurongora? Andongora? Ari umukobwa se? Umukobwa se yandongora gute nagwishe? Abo ni nyabamurongora. Kandi yaba kurusha amafaranga? Oya kundusha amafaranga yashobora kumfasha ariko ntabwo yaba ndongora. Aramutse akubwiye ngo kugira ngo agufashe agwaye amafaranga nuko akurongora wabyemera? Abo ari umukobwa akagura inzu, imodoka, hanyuma akakubwira ngo we ndakurongora nyuma yaho. Ijambo ntabwo nararyumva kundongora sa ntabwo yabishobora. Kurongora turi kuvuga nuko yagushaka nyine. Ijambo nta kibazo ahubwo kumvikana neza cyane. Mukumvikana neza ukaba nk'ari wowe mugore mu rugo. Ntabwo nabandi umugore nabandi umugabo ariko bifashije numva ko nabonye ubufasha. Ni ukuba aramutse agwaye amafaranga ari n'igihe wamutaho ukigenda. Ntabwo ushobora kumuta isezerano n'isezerano. Ase bari abakobwa ubona ari beza kuruta abo mu Rwanda ku buryo yo bahitamo cyane kurusha abo mu Rwanda? Kuba ari beza bwo twaganiriye nkumva imitekerereze ni nk'ushobora kumenya ubwiza bwa hari ubushingiye kuko urebye ku isura ntabwo ari rwava ngo ni mwiza. Hari uwo waba ufite se uzi uba hanze? Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo n'uwo niwe nifuza kuvuga umuntu usanzwe. Umuntu usanzwe ndamufite arahari. Wamusuhuza se ukamubwira ko ukurikiye? Namusuhuza. Musuhuze rero hano muri kamera. Namushuje bamwita Umutesi Amina. Umutesi Amina. Akaba asuhujwe nande na Korodoniye cyangwa ni Ndayishimiye Aimable. Ndayishimiye Aimable. aka Mr. Pal. Mr. Pal. Ko numva uri umusanyi. Wasanga unafite n'imirongo kandi buri. Imirongo ntabwo irasohokera cyari. Hako hadukubita akantu gato. Amina ni diaspora we. Mu Bubiligi. Uzi umujyi atuyemo? Oya mugira ngo muzi. None dusoza nabonye kuri umuntu usobanutse ibintu byanzira birabizi cyane. Wambwira nk'ibihugu 5 bigize umugabane wa Aziya? Ibihugu 5 bigize umugabane wa Aziya. Ibihugu 5 bigize umugabane wa Aziya harimo Ubushinwa, Ubuhinde, hari Ubuyapani, hari na za Turkiya barasaba hose muri Aziya. Turkiya? Okay. Hari ikindi? Numva nta kindi. Nta kindi. None biba ku mugabane wa Amerika? Biba ku mugabane wa Amerika? Ku mugabane wa Amerika urashaka nabyo 5? Nta kibazo mbwira 3. Ku mugabane wa Amerika hari za Brazil, hari Mexique, hari Magic. Nibyo nibuka nyabasha kwiga. Ari garuka umuntu baje mudutunguye umuntu atabitekereje cyane. Ibyo bibazo babitunguranye cyane. Mr. Pa niki wabwira abakunzi bakurikiye ndetse ndakeka n'ingoma ariko izasohoka? Izasohoka byo ni ngombwa kumbirimo cyane. Birimo cyane. Iyo ntashye niko kazi nikore. Ariko hako byari kuba byiza uba unyurije abantu bagukurikiye akantu gato cyane. Oya ntabwo biratangaza. Ese uramutse ubaye n'umusani niwe muhanzi wakwishimira gukorana nawe indirimbo? Umuntu twakorana ni Chris Brown. Chris Brown. Wamenye se umuhanzi uzaza hano mu kwita izina ingagi? Ntabwo nigize mumenya. Bamwita Niyo. Niwo mu gihugu? Niwo muri Amerika. Ntabwo nari muzi, nabwo bwa mbere mwumvisha aho. Niyo n'ubwa mbere mwumvisha? Yahoze ari umubyinnyi wa Michael Jackson. Amakorera agenda amenyekana we. None nta nubwo wamenye ko na Meddy yaje? Meddy ndabizi ko yaje. Hari abandi uzi bazasusuruka se? Ntabwo ibyo n'ayo makuru nyamenye n'uwose nona. Wewe wiyiziye ingagi tu? Jewe ibyo bintu ukuntu mbyumva nyuma byumvishije n'amakuru yaba yihuse kuko iyo mvuye mu kazi mpita nigira mu rugo nkakora izindi gahunda zanjye zo mu rugo. Itizina ingagi noneho? Itizina ingagi? Itizina ingagi ni ingagi zaba n'abana? Ni abana.
nahita atishimye. umwana witwa Tuyishime. Kubera iki Tuyishime? Impamvu tugomba kwishima ni ukubera ko bibaye tuzaniye amafaranga, urumva ko yavutse agafaranga kagiye kuboneka, urumva n'akazi kabonetse biragaragara. Nk'uko mubibona turakomeje ahangaha turi ni Gikondo, ikiganiro ni inseko y'abeza. Mu by'ukuri twifuje ko byaza kugenda neza tukegera abaturage tukababaza se babayeho bate, bameze bate mu buzima bwabo bwa buri munsi babayeho bate. Ariko nk'uko mubizi turi mu cyumweru cyiza cyo kwita izina ingagi. Nkaba nisunze umusaza hano nk'uko muri kumubona tumusanze mu kazi. Umusaza dusanze mu kazi urakomeye? Muri aho ndabona ari mu kazi ariko nta nyota ufite. inyota se akariko kantunze niko kambere cyangwa akana kakangori kumwe? na kambere nyine kugira ngo mbona kandi ibyo abana barya. Akana kambere ngusanzanga niko kazi ka buri munsi ukora? Oya kari munsi y'imonya kandi gakora ariko siko konyine nkora. Bitari aka kazi akandi kazi ukora nakaye? Kazi amakanda yatwara. Muze ko mbona imyaka iri kugenda yegera imbere, ubu mufuka amakara wikorera? Ko mfite imvi abone mfite imbaraga. Imbaraga urazifite zihagije? Ako ni nkeya. Ariko iporozo ni bikeya. Ibiporo bishatse kuvuga iki muze? Icyo kurya nyine. Ariko nuko wahisemo icyo kunywa kurusha icyo uko wahitamo icyo kurya. Aka avantage kugira ngo ntayo bikugurisha kugira ngo abana barye. Aka kantu uri kunywa bakitanga iki? Numuneza. Umuneza arabonye numva bavuga ngo ni banana juice. Oya numuneza uyu nguyu. Ntabwo ari banana juice. Oya numuneza. Nuba ngo uyu nywe wumva umeze neza. Nyine umeze neza nyine kumena inyota. Abantu bamuse. Akugira ngo amazi. Yego amazi ni ngombwa nayo. Ariko noneho ukanyweye wabushonje. Cya kintu cya mibe kiragabanyuka. Ngira ngo ku bantu badukurikiye hano kuri radio ndetse na televiziyo ya One Nation, turi mu cyumweru nk'uko natanye bikubwira cyo kwita izina ingagi. Ese urakuze hashize imyaka 15 bita izina ingagi, hari ingagi waba uzi byibura, hari amazina waba uzi bazise byibura? Ingagi ubundi zirangana ariko hari ntoya. Zirangana ariko hari ntoya. Ingagi nyine ingagi. Kwihuta ndumva igikorwa cy'uko ingagi. Numva rero ntakuvunnye niba kwisizira ingagi iba yavutse. Nkuko nawe mbyara umwana ukamwita izina. Numva nta kindi kibazo cyagise ushaka kumbaza. Oya ngiye mbere yuko dusoza nishimiye kuntu twaganira, ariko ndifuza ko nawe nk'umunyarwanda wagira umusanzu nawe watanga ukagira izina watanga ku ngagi, nawe wumva izina watanga uyu mwaka ni irihe? Uyu mwaka se uyu mwaka ku ingagi numva umwana bavutse se. Yego. Twamwita amahoro. Amahoro birumvikana, nari nzi ko ugiye kumwita umuneza ariko ni amahoro. Kubera kimwise amahoro? Kubera ko yabyawe. Muze ngushimira cyane, nongere ngubwira ati ariko ndizera ko uzi ibikorwa ingagi zidufitiye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ingagi dufite akamaro, barukerarugendo natwe nk'abanyarwanda dufite akamaro. Ariko impamvu yuko barukerarugendo nyine bajya nkatwe abanyarwanda muduha uburenganzira gusura izo ngagi zacu tukazireba, muduha uburenganzira. Uburenganzira ko murabufite? Yes, abari bwo nyine nuba muza tugire no umuntu wenda nk'iyama babiri urebe uburenganzira bwawe muze. N'umusaza no kufite imize. N'abasaje nawe. Zaje. Ntuzibona? Reka tugushimire wakoze kandi. Cyokora abantu bakurikiye One Nation. Nshimiye abaranga bose. Aba bavandimwe bacu. Ni twebwe. Ubu ngubu turi umuntu umwe. Urumva boturi umwe. Sibyo? Boturi umwe. Dusoza ongera gutsa ingagi izina bayise amahoro.
urakoze cyane turagushimiye. ino ni One Nation Radio. Amazina yawe witwa nde? Njye banyitira Dukunda Jerome. Iradukunda Jerome. Ukora iki? Njye nkora mu masuku tu. Kora amasuku. Ahantu hose Hamwe nyine tu. aho bakwemereye. Nibyo wigiye se cyangwa tu Hape no guhanga ubuzima tu. wahanze Gushangisha no gushakisha. aha none se ubu ngubu turi nyine ejo bundi hagiye kuba nyine igikorwa cyo kwita izina ingagi. Ndabizi ko nicyo wabivugaho ubona ingagi muri make ubundi wezi kumariye iki ingagi? ingagi urumva zinjiza amadovize mu gihugu kandi bikagira n'akamaro abaturage. Urumva nanjye wenda hari icyo bimfasha cyangwa iyo mbyumvishe mu gihugu cyanjye numva binyuze bikananezeza kubireba. Kubona abanyamahanga baza kubisura mu gihugu nkumva ari ibintu by'agaciro cyane. Wari wajyayo se? Wari wajya gusura ingagi? Nkunze kubirebera kuri televiziyo sindatembera ngo ndebe ukuntu biba bimeze gusa ari byiza. Ni ukuvuga ngo ingagi izi kuri televiziyo? Sindajya kuyireba pe. Nese ubona habura iki? Ikibura nyine urumva ni amatike no kuba wenda ahantu biba biherereye biba biri kure cyane. Nk'icyo wabwira leta kugira nyine wenda nawe ubashe kugera kuri izo ngagi usubire n'ahandi hantu nyine w'umuco ku buryo nyine nawe wahasura. Njye ikintu nabwira leta ni uko yafasha buri muntu wese apana babandi wenda baba birimo n'abatari aho ngaho nabo bakabasha kuhagera. Nk'uko wenda bajya bavuga ati twatije abantu amabisi bose bagatembera bakajya kureba ibyo bikorwa, buri umwe wese akisanzura mu buryo bwo kwita izina. Ndizera buri wese yagira icyo avuga. None reka nkwibarize nk'akabazo. Yego. Warize? Njyewe urebye sinize kabisa. Ntabwo wize? Ariko uzi utuntu duke na duke nyine. Duke tugenda tumenyekana ku bw'ubu buzima buri muri iyi si. Ngambwira ji mu gifaransa bayivuga gute? Bayita gute? Bayita juice. Ubwo nuko ubwo ni icyongereza ubwo niyo twahise tugana. Sana nta kibazo. Nose ingagi zavutse. Ubwira izina nyine imwe muri zo wayita. Izina nayita urumva ni igisubizo tu. Igisubizo? Ni igisubizo, ni ikintu kiba kije ari gishyashya kirenze bya bindi byabayeho na mbere hose. Hari umuntu waba uzi nyine wenda uba muri diaspora nyine hanze ataba hano mbere mu gihugu wenda uramufite? Bo mu Rwanda? Oya, bo mu Rwanda agiye hanze kari benshi. Navuga ngo muba hanze navuga nka Meddy. Abantu nka ba Debe n'abantu nk'abo ngabo nyine baza mu gihugu baje kureba ibyo bikorwa bakita n'amazina. Nari mbuze uwo muturanye. Duturanye nawe dore bose barakubiswe ntawagera aho hantu. Sana ngaho suhuza Meddy, musuhuze. Akomere nakomeza adi ibintu bishya gusa tu. Hari indirimbo yuzi se? Umva nyinshi cyane wenda. Uri umufana? Salama. Salam. Vipi? Safi. Umeze neza? Nuko upo. Popo. Pole. Ibintu ntabwo byoroshye. Ese wafasha gake? Wapi hana kitu. Hana kitu. Ntabwo nzi Igiswahili. Nanjye ntabwo nzi Icyongereza man. Nese ndi kuvuga Icyongereza? Nanjye Igiswahili ntabwo nyizi man. Pole ndiyo mwenda. How do you do? The problem is the mind. Yeah, the problem is the mind. Yes sir. Nose mu rugo ni he? Hano hirya. Izina ryawe? Njyewe? Wowe. Uranyishyura se? Nese kandi wabuze ngo nkubaze. Hano hirya muri avoka. Uba muri avoka? Hano hirya kwa Rushugera. Uzi kuba mu bakire we? Nose nkubwe. Umva se, none se urabizi ko ejo hazaba Ndabizi ndagerageza. None se uzi nenge kuvuga iki? Nzi kugiye kumbwira umunsi mukuru. Uwuhe se? Uwuhe? Kwita izina mambo yoyo pole ndiyo mwenda. Yes. None se ni ukwita izina iki? Ni wa bagabo ba bagenzi bacu. Abahe se? Ndabazi. No. Ezi mambo.
Izi mambo zipobe mambo. Yeah. Mambo. Yes. Oya ni iki nyine bazaba bagiye kwita? Nk'umunyarwanda. Umunyarwanda. Nk'umunyarwanda man. Yes. Izi bitekeyo. Terebye. Umushwa. Umushwa. Akona wesut. Chabat. Bose rate mwibariza akabazo. Suzi igifaransa se? Ntacyo nzi. Nta nubwo nize no mu wa mbere. Nose wize he? Izi pobo imeze money. Money? Yes, izi shida. Ushua. Ushua. Muravoka ntago biga? Muravoka ntago biga? Ntago bize man. Kubera? Nari nambaye gutya gusa. Urayizisha. 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 Iki se? Iyo siraha. Iyo siraha. Iyo ni indirimbo yawe se? Gakisho. Hiyo mambo. Izi pombe mizi mambo. Sitaki hizo mambo zako. Yes, acha mambo nyinyi. Oya, ako karirimbo warutangiye. Acha mambo nyinyi. Siniwoneshe. Tangira durabona wari kidogo acha mambo mingi. Mambo. Hizo mambo sitaki. Urumva ari zina. Yewe nitwa Sare. Unono ingagi wayitiriye zina. Gikundiro. Kubera iki gikundiro? Ngikundira ikintu cyiza cyane. Igiki? Nimbyeyi nanjye nkayemera. Iragerageza. Sasa wakoze. Ngira ngo murabibonye aho twari twasuye nkuko twaje tubigarukaho mwabibonye twabaze tubabwira abo twaganije mu byo badusubije abazise hambo se hambo nuyita hambo ari abandi ashaka kwita safi gutyo sinzi na nizo ugasanga bije yise Salim ngo Salim ari indi wayise gikundiro mana ari no bari kuyita Gasogi ariko natwe nka nation mu byukuri nago twena natwe hari ukuntu kefashwa ko ari guseka umuntu wise hambo ugasanga Kefa izina vuze riratangaje. Kefa ni iki wabwirana kuri cyo One Nation kuko nabo aho bari baragerageza kugira kushaka kuntu bakwita nabo ingagi zina kwita ingagi nejo wowe urayita ndi ingagi mwana ziko mbuzi zina reka ingagi mwana reka tupfe kwita gatanu kubera iki gatanu score kubera iki gatanu Kefa sobanura nando kuri iki nuko ariyo mise mbona vuba aho ngaho mani Kefa ayise gatanu ntago ndibigarukeho cyane reka twumve tusoyise ngiki ngewe icyo nifuza nuko Kefa yabanza agahindura izina kuko gatanu ubundi bite ibyana by'ingagi umwana kumwita skoro koko gatanu oya navuze gatanu gusa nose naguze umwana uvuka bakamwita Minani nawe ni muri urwo rwego ni Minani wowe uvuze gatanu kuko Minani ni umuntu gatanu ni ingagi niho bivumbuye tugendeye kuri urwo rugendo rya Kefa reka tujye tubihindura muri ubwo buryo se ngiye nyitendera kanyite nyabyenda ngiye nyise nyabyenda ngiye nyise mbata iyo ni imbata ntabwo ari ingagi ugiye kuba nkaho ndavuze ngo abwira ipusi ngo wapusiwe ngo uzabimbwa nose mbata ni ingagi mbata ni ingagi nyine imbata uvuze mbata utumva nyine imbata nose wandi yitwa mbata ubu nyine ni umuntu wise imbata nyine ubwo nawe afite impamvu ushaka afite inahuje nawe n'imbata buriya ntabwo twabisobanukirwa ntabwo tubizi gusa bakurikiye One Nation tubabwire ngo namwe aho muri nyabuneka bwira umwana wawe mubwira yakubwira izina yisingagi byaba bitangaje kumva umwana ashobora kubwira izina kumva umwana yisengore Benz nkuko abantu bitwa ba Toyota hari ababyeyi baba barabaze nawe ugasanga mubibwira abana banyu namwe ariko mu Bushinwa niyo mazina no muri za Japan ugasanga umuntu yitwa Mitsubishi nukuri mana amazina oya mu Bushinwa oya bakwa ko n'amazina yabaye make ngo niyo umwana avutse bafata ikiko bakagikubita hasi ryajwi rivuyemo n'ibyo bahita bita uwo mwana nyine none muri Kongo ngo kubera ukuntu abari benshi kugira ngo umuntu atazabona umudugudu abarizwamo izina rya gatatu ngo aba ari umudugudu aho ngaho nyine
oya muri Kongo ngiye tusenkunda kunajya mbwira ibintu ngiye muri Kongo ikintu ngiye makundira kindi nuko ako ntago bijena urana hano mu Rwanda ku miterambere yacu ntago wabona umusirikare iyo ari mu kazi niba ari kuri patrouille ari kuri patrouille ntago akora ibindi ahubwo muri Kongo usanga uvuye guhaha kuza umuntu gutwaza icyo ukora wabwira umusirikare ati we fata umufuka w'umuceri wongereze mu rugo zango twaza imbunda kuko umushahara waratinze kuza ugasanga bimanutse mukungu asanga yitwa nka Fari Pupa yitwa Fari Pupa mwana Nzambe ugasanga nka Nzambe ni nk'akagari k'iwabo yitwa Fari Pupa Rubumba reka dusoze tubashimiye mwebwe mwe kuri iki kiganiro byaba byiza niba ubonye ikiganiro ni cyiza wasiga izina ry'ingagi wasiga comment nziza byose biradufasha kandi ugakora subscribe kuri batwandikiye kuri comment turabasuhuza bitwa ba Shafi bitwa ba Christian Shafi tumusuze tubabwire namwe mukore subscribe kuri One Nation TV ndetse na radio. Iyi ni Zubi Comedy. Ciao ciao.